akagenda akagura amafi wenda amafi nka 30 inkoko nk'eshanu urumva mayonnaise nkamanuza amavuta nkamanuza buto tukayipakira kuzura nabaga nawe stinze nyine ubwo wabaga ufite amafaranga menshi niwe natanaga kandi ubwo nabaga mbizi ko afite umugore n'abana burinda nta mikino tugira ibyo se wajya kumutera iseseme ngo uyu mugabo ngafite abana reka umugabo nawe wageze ku ndaya kwa kunindaye bigushimashima mu mutwe igufata mu bwanwa bya bintu madamu atakigukorera nawe uragenda ukabikigoryi ukarindagira ukaguma ku ndaya indaye kabyukira igifi inkoko urumva ubwo ndi kwivuga umunsi wa mbere urumva tekira wa kabiri Johnson wa gatatu Marura nkamumarana nk'icyumweru umugabo wakaye muhera aho ngaho nta kondome ahubwo Imana yagenda shimira Imana yandinze kuba natararwaye sida none wa mugabo wawe akagaruka iwawe yamaze bien ku buryo niyo umuha atari bunyutinga shumbanze mvuga inkuru ku buryo nubwo wamuha yabaga ari kunekereza iyo yabaga abonye ngo na hostinze tari nkamuhafisha bitewe n'ibyishimo nabaga namuhaye yazaga yirukanka bw'amafaranga bwose yakoreye arabunzaniye niyo mpamvu indaya baziciye umva mwandaya ntihagire indaya izaza muri komenti ngize kwigira mbirikanye ngize guhakana muhakana iki murahakana iki ntago mwese ko twahostinganaga mu gisimenti ku murongo direct bari abagabo bazaga ku matebo bakagura amaboto mushatse kuvuga ko n'abagore bagira ni mu nsubize no tukarwanira abagabo babakire kubi kuko wabaga ubizi neza kuri ubuzi ufite igisuko cya danje wambaye akenda kagezweho nyine ukaba ari wo muhosta wa mbere urenze ufite tebe irenze muri indaya nubwo najyaga mbihakana nkaburanya wa muntu wavuze ngo abahosta turinda impamvu namuhakanyaga icyo gihe nanjye nari umuhosta amabanga yacu yari yagiye agaragara abagabo bo muri Kigali nimwe mwatumye inzara ibica nimwe mwabateye umuruho abahosta b'i Kigali muri indaya mwagiye mubamara amafaranga dore abagabo basigara imbobo n'amafaranga bakigira bikigara benshi uri kumva umugabo ntago abayitaye ngafite umugore n'abana iyo yageze ku ndaya aragenda rero ngenda ndashimira Pastor Kim watumye nde ku buraya ndashimira Pastor Kim wankuye mu mwuga w'uburaya nitungashu nababwiye ati nubwo biteye isoni ndabivuga icyo gihe nari umuhosta iyo uhostinze uri umuhosta ntabwo wamagana abagabo b'abandi ukabatumira ngo baze bagusapotinge suba bahamagara abantu mwazamutse ko mutavuga suba hamagara none se uburaya burenze ubwo ngubwo nubuhe wagize ngo wa mugabo kagafuka k'umucera bakikaguze cyangwa akabido k'amavuta nayo itaza kukureba mu kanwa amayoga akabyuka yasinze umva nkubwire buri kintu cyica abakobwa b'i Kigali ni uko utemera umwuga wabo bakajya kwigira abantu beza kandi ari bo babi ni indambi z'umwanda reka tuzibwire ahubwo mwebwe umva sheri baburetse mungandeho mumanze mungandeho manigana ariko mungandeho mujye muri gallery mungandeho none hanga mbafite ubutumwa kana birakandeho wenga da urumva ubwo ngubwo Pastor Kim ati ndagusengera Imana ibyancanze nakubiswe Imana ibinyihereye ka business niyo mpamvu mbabwira mujye muyoboka umurimo w'Imana nkubeje abundi umugore nimba bamwita mucomaki numbaze aba nimba ari Canada nimba ari abaranyandikiye ati Jessica biti ntihagire umuntu mvugiramo umuntu wese uri umunyutungure ndahita mumanurana namuboroke ubwo abaranyandikiye ati Jessica amakuru ndamubwira ni meza ati Jessica ati ndashaka kuguha akazi ndamubwira ati se urashaka kumpa akahe kazi ati ndashaka kuguha akazi hari indaya yantwariye umugabo wanjye ati wowe ati njya mbona ubasha kuzituka ukazimerera nabi ubwo icyo gihe hari imbere bataraduha
bataratubuza gutukana bikemewe, bataraduha warning byo kuvuga ngo gutuka. Urekuna Imana ari nziza, urekuna Imana nyikunda, urekuna Imana itabara, urekuna kuba naramenyanye na Pastor Kim byangirira akamaro mu buzima bwanjye. Nyamugore ndamubwira ati ndagutega amatwi nta kibazo, nitwa Lopez. Umugore ati ngiye kugukubita 1,000,000, urumva?